muhaye ikaze nanone kuri Banse de Life TV. Uyu ni mwanya mwiza mumenyereye twagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dohote Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakoresha bakora subscribe, n'ukuri turanyuzwe ku bwanyu. Kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Bagore bakobwa, niba wari mu mubano cyangwa se mu rukundo n'umugabo cyangwa se umusore akagenda ukabona arimo gushyugunga ashaka kugaruka, nagira ngo witondere bino bintu ko ari 8. Akenshi abagore n'abakobwa bari mu rukundo hari ibintu badaha agaciro. Iyo bakunze umugabo cyangwa umusore runaka baba bumva ataba ruhande, niyagiye bumva rwose bababaye cyane, none yagarutse bahita bamwakiriza amaboko yombi, mbese bagahita babikora mbese nkaho akoze kuri telekomande, bagahita bamwakira bamwikiriza. Nagira ngo umugabo wagiye cyangwa umusore wagiye akaba mu buzima bwawe hagashira iminsi rwose ukabona arimo arashyugumbwa ashaka kugaruka, banze urebe bino bintu ko ari 8. Impamvu umugabo agenda akagaruka, bimenye neza yuko si urukunda gukunda, ahubwo ne wikunda ubwe. Icyo kintu wari ukizirikana. Nagiye nigisha ibyigisho nk'ibi ngibi, ariko bitewe n'ibibazo abantu bambaza bibaye ngombwa yuko nongera kubivugaho, birashoboka yuko bitumvikanye. Umugabo wagiye, umusore wagiye akagaruka mu buzima bwawe, ntabwo agarutse kubera yuko noneho yagukunze kandi cyari cyamujyanye nta kiba cyagiye, agarutse kubera yuko yikunda ubwe. Ikintu cya kabiri, agarutse kubera yuko yumva aguwe nabi kubaho mutari kumwe. Afite uburibwe bw'umubiri n'ubw'ubwonko, akumva neza yuko ashaka kongera kuba mu buzima bwawe nubwo nta rukunda gufitiye. Gatatu, ni umuntu ubangamiwe n'ubundi buzima yagiye kubaka n'abandi bagore cyangwa se n'abandi bakobwa. Niba hari uwo yari yagiye agusimbuje, ntabwo abona bimuryoheye. Rero arabona neza yuko buriya kenshi umuntu iyo atagifite umuntu hafi nibwo amubonamwe agaciro. Rero aragenda akagereranya, noneho yimo kugereranya akumva ashaka kugaruka mu buzima bwawe, ariko nuriya nanone yagiye asanga akumva nawe atamureka. Rero witonde. Umugabo igihe cyose abazi icyo ashaka, yagiye agenda ku bushake, niyagarutse agaruka kuko abishaka kubera ko abifitemo inyungu. Ntabwo agarutse kubera ko ari inyungu zawe, ahubwo ni inyungu ze. Bimenye neza yuko agarutse atari urukundo rumugaruye, ahubwo aje kureba neza yuko agifite agaciro mu maso yawe. Mbese aje kureba ijisho ugiye kumwakiriza, aje kureba niba yanse ko ugiye kuyimusekera, agiye kureba niba mbese uburyo cyagutekerezamo wamwakira cyangwa ubuzima mwabanyemo yuko ukimutekereza nk'uko wamutekerezaga mbere. Mbese aje kureba ko uzamufata cyangwa uzongera kumufata nk'uko wamufataga mbere. Rero uritondera ahangaha kuko niho ruzingiye. Gatanu, bimenye neza ko ntabwo agarutse noneho kubera yuko yaguhisemo, agarutse kubera yuko yabonye yuko abandi baguhisemo. Buriya kenshi iyo umuntu mutari kumwe abandi bakamwibonera, mbese akabona neza ko ubuzima bumeze neza, abasha icyo cyonyine kiramugarura, akumva neza rwose ahari urukundo nibwo ruhita runaza niyo rwabaga rutanahari. Iyo umugabo avuye mu buzima bwawe agashaka undi mukobwa cyangwa undi mugore, agahita abona rwose undi mugabo aje mu buzima bwawe cyangwa undi musore, mumenanye neza, uraryohe n'ubuzima, uramwenyura, uraseka, urambara neza, uracya, mbese ibintu biraryoshye. Umugabo yumva akantu, mbese akumva ibyo bintu niwe wakabaye mubikorana, ariko akirengagiza yuko uwo mugabo uje si we, kubera yuko uko mubikorana bikaryoha we n'ubundi byaranze. Rero bimenye neza yuko afite ishyari kubera yuko wabonye uwundi mugabo kandi yumvaga yuko nta wundi mugabo cyangwa nta wundi musore wakabaye aje mu buzima bwawe. Rero uramenye udashyuha. Gatandatu, bimenye neza yuko umugabo ugukunda byanyabyo nta hantu ajya, nta nubwo abona ishitamba ngo aturwo yambaye, muragumana iteka. Rero wagiye kugaruka ni ikibazo ubwabyo kuko yari yagiye nyine kandi yari yabihisemo. Noneho nunabireba neza, nagenda nta n'ikibazo wowe ufite, nta n'ikibazo mwanagiranye kigaragara, ujya kubona ukabona aragiye. Umugabo ugukunda yubaka umubano muri kumwe, akora ikintu cyose gituma umubano uryoha,
rero uwagiye ntabwo ashaka ko mwubakana uwo mubano. Igihe cyose umugabo ugukunda aguhitamo, ntabwo ahitamo abandi bagore n'abandi bakobwa kugira ngo ugire uburibwe bw'umutima wumve yuko wataye igihe. Uwagiye we akagaruka nuje kukugerageza ngo arebe yuko akigufiteho imbaraga, akigufiteho ubushobozi, mbese ameze nka wa muntu ukora kuri telekomande ugatangira ukabyina. Akeneye umukobwa umugore nkawe kubera ko agukiniraho bikemera. Rero witonde, umugabo wagiye aba ari akasamutwe, kugaruka buriya aba atagaruwe na kamwe. Rero n'ukwitonda, ntabwo ari urukundo rumugaruye. Nubwo yazaza akagusaba imbabazi zimeze gute, bimenye neza yuko ntabwo ari urukundo, ahubwo ni ubwe. Ibintu byose bitumye agaruka ni ukubera we, ni ibimugirira inyungu, ni inyungu abifitemo, ntabwo ari inyungu zawe. Ntabwo aje kongera noneho kubungabunga amarangamutima yawe. Rero uramenya utamwizera ngo aze atangira kuvugisha agusaba imbabazi, aguhereza impano atigeze aguha kuva yabaho, mbese atangira gukora ibintu atakoraga. Ibyo ngibyo ni amareshya mugeni, ni ibishunga by'inkoko, kandi numara kubirya uzagwamo karindwi. Bimenye rero yuko umugabo wagiye cyangwa umusore wagiye akagaruka nta mbaraga aba agomba kongera kukugiraho. Ni wowe ugomba guhitamo noneho. Ikintu ugiye guhitamo ni iki? Ni uguhitamo ko uwo mugabo yongera akakugira option cyangwa se option, mbese ukaba uri umugore nimero ya 2 cyangwa ya 3 cyangwa ya 4 nkuko yajyaga bikora. Ni wowe ugiye noneho gutegeka, ni wowe ugiye kuyobora. Ugomba noneho kumwereka yuko uri umugore cyangwa se uri umukobwa w'umunyembaraga. Kuba adahari ubwabyo, wize kubaho adahari. Rero uramenye utajya mu mikino ye. Rero menya yuko ugomba kumwereka yuko ni wowe none ufite amahitamo. Niba uramuhitamo cyangwa se ushaka guhitamo n'abandi, buriya ngo akanyoni katanagurutse nikamenya iyo bweze. Uwo nguwo nyine yagiye kureba isi yindi uko imeze, abasha kugereranya nawe. Noneho naguha amahirwe ubaze nawe uzenguruke rwose urebe yuko nawe hari uwundi muntu ubasha guhura nawe umurenzeho. Kandi uramenye ukiva mu mubano umugabo cyangwa umusore akagenda, uramenye utihutira guhita ujya mu gituza cy'uwundi mugabo, kubera yuko umugore cyangwa umukobwa ufite amarangamutima, iyo umugabo bari kumwe agiye, amahirwe menshi akurura umugabo mubi kurushaho bari kumwe, cyangwa se umurusha ububi, cyangwa se uwo bameze kimwe. Ni gakeya iyo utitonze, ntabwo ukurura utandukanye n'uwo wari ufite, uzana umubi cyangwa se uwo bameze kimwe. Umubi kurushaho cyangwa se uwo bameze kimwe, nanone uzongera akagukomeretsa, mukabana rwose ibintu bigashyuha. Wamara gushyuha maze kubirindutse agahita gutakongera akagenda, ukongera ugakonja, ukongera ugakura undi nk'uwo nguwo, ukongera ugatogota. Wamara kubira hariya ubirindutse, umuntu akongera akagenda, ukongera ugasubira kuwubutita. Rero iyo mikino ntabwo ari ugomba gusubiramo, nta nubwo ari ugomba guhoramo. Ugomba kwitonda, ukikunda, ukikundwakaza, ukishyigikira, noneho ugategereza umugabo cyangwa umusore wa nyawe ufite icyo apfana n'inzozi zawe. Rero uramenye udashyuha ku mugabo cyangwa umusore ugarutse mu buzima bwawe. 8, bimenye neza, nongere mbikubwire, umugabo ugukunda ntabwo ajya agaruka kubera yuko nta hantu aba yaragiye. Rero bakobwa, badamu mufite bino bibazo, muri mu rukundo n'abagabo cyangwa se n'abasore, mwari muzi ko muzagerana kure, barabahaye ibimenyetso bitandukanye yuko mbese bafite icyerekezo cy'ubuzima muri kumwe, igihe kikagira ukabona baragiye, uramenye nagaruka. Uyu mugabo cyangwa umusore agarutse ntabwo aje kubw'inyungu zawe, aje kubw'inyungu ze. Niyo mpamvu rero wakwambitse impeta akagenda, waguhaye amasezerano yuko muzagerana kure, cyangwa se mwanapanganaga ibintu by'ubukwe cyangwa se n'ibiki byose, ukabona aragiye aragarutse, bimenye neza ko noneho azakwera kasamutwe birenze. Rero nshuti zanjye, kwirinda biruta kwivuza, muramenye. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Yandikira muri comments. Niba umushya kwica no kora like, kora subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Yagiye kubana namwe kumwe na Dohote w'impuhwe, naho gutaha muri video ikurikira. Bye bye.